ntago mwibuka story y'umuntu wagiye mu rusengero rwe agatura imodoka, umugabo akava muri Nigeria akaza yagera hara mu Gatenga akavuga ati ngewe umudamu wanjye yatuye imodoka hano mwamubwiye ngo Imana igiye kunkorera ibitangaza. Uwo muntu yari umusirikare, iyo story abantu barayizi, akavuga ati ngewe nimutama imodoka yanjye harapfa umuntu hano, ubundi bakafata carte jaune bakayijyana bagahindura amazina bakayisubiza ku mugabo we. Kubw'amahirwe iyo modoka ntabwo bari bayigurishije, none agasoka ku bantu bakora fraudster muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yaragiye icyo gihe ari pastor. So bivuga ngo hari igihe abantu babikora mu buryo bwo gushaka amafaranga. Gitwaza nyine hakaza umuntu witwa Apotre Masasu, hakaza umuntu witwa Apotre MIGNONE. Umuntu ntigeze numva muri skendo ni umuntu witwa Apotre Masasu, ni nayo mpamvu ntigeze mukora ikiganiro. Ndeka mbifuriza ibihe byiza mwe mwese mugenda mubana na Kame TV Rwanda. Uyu munsi navuze nti ndaza gufata microphone uyu munsi mbaganirize ku bintu nka bitatu maze iminsi ndi kubona, cyane cyane ku bintu bijyanye na gospel. Ubundi umuntu yavuze ikintu cyitwa ngo ni gospel, uyu muntu avuze ngo ashaka kuvuga ngo umukozi w'Imana, usanga abantu buzuye muri comment, muri message bagutuka bagira gute. Ngiye nagiye mpura nabyo kubera ko nagiye nkora cyane cyane ibiganiro ku bakozi b'Imana. Nagiye nakoze ikiganiro ku muntu witwa Apotre MIGNONE yagiye muri Uganda, mvuga byinshi nkoraho navuga ngo nanakoze icyo gihe ari nka documentaire y'ibintu bye. Nyuma yaho nza gukora ku muntu witwa Dr. Paul GITWAZA, nza no kongera gukora kuri Israel Mbonyi nawe gutyo. Ariko ntabwo ibi bintu byitwa ngo ni ubutumwa bwiza, ni ijambo ry'Imana n'abakozi b'Imana y'abantu niyo mpamvu abenshi bavuga ngo ni ingingo ziba zikomeye, gospel politics, kubera ko abo bantu baba ari abantu bafite imbaraga. Navuga ngo babahuye n'abandi bantu babakurikira mu buryo bw'abuhumyi, yaba politike yaba gospel. Umuntu ugasanga yiyanditse, navuga ngo ni nko kwishushanyaho kubera umuntu kanaka, umupoliticien n'umuntu wo muri gospel. Ugasanga ni ibintu udashobora gutekereza, udashobora kumva. Sindi niba abantu bibuka ibintu byabaye ni story yabaye muri Texas. Umuntu akaza mu itorero akavuga ngo ninge aturiya Yesu mukurikira ntabwo ari zaza, atahubwo Yesu ni ngewe. Iyo story mugende buyisome, sinzi yitwa reka mbahe navuga ngo nka orientation kugira ngo muze kuyisoma, muraza kubona buryo ki ibintu byitwa ngo ni gospel, ngo ni ubutumwa bwiza, ngo nabakozi b'Imana, ari ibintu sometimes iyo bikurikiye mu buryo bwa buhumyi usanga bit nonsense. Ugasanga umuntu ashobora guhinduka mu kanya nkako kugira gute. Ni ibintu byabaye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 1993 mu rusengero rwitwa Branch Davidians muri Wako, ni muri Texas, ariko agace kitwa Wako. Ni umutipe witwaga Venon Wine, ariko yaje kwihindura yitwa ngo ni David Koresh. Uyu mugabo bro yaje nawe ari umuntu uza mu ikanisa, araza pastor aramwizera, hagatuti abevangeliste. Nyuma pastor aza sinzi ikibazo yaje kugira, ahitamo harya torero, amuhaye irya torero niba pastor yaje kwitaba Imana sinzi. David Koresh ni nabwo yahise ahindura, ava kuri Venon Wine ahita yita David Koresh. Amaze kwita David Koresh ahita afata abantu bose bo mu ikanisa arababwira ngo ninge Yesu. Kandi ibyo bintu by'abantu bo gushakana n'abantu bategura kubana muri izi nsengero, ibyo mbikuyeho. Kugeza ubwo abantu bose bari bateganya gusezerana mu rusengero bahise babihagarika gutyo. Noneho David Koresh ikintu yakoze, wasangaga buri cyumweru abagore nka batatu batwite inda za David Koresh. Byaje kuba ikibazo mani, biza kugeraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ati ahangaha ni ikibazo, abantu bafashwe buhumyi, abadamu nta mugabo ukirongora umugore we. David Koresh ari uvuga ati abo bose n'abagore banjye. Noneho icyaje kuba ikintu gikomeye cyane, biriya bintu byo kuvuga ngo Yesu aravuga ngo abana bato bansange, nawe yaravuga ngo abana bato bansange, akazajya asambanya abana b'imyaka 12 13. Abantu koko ababyeyi bakumva nuko nguko ati Yesu yavuze nta wundi ushobora kuvuga. Byaje kuba ikibazo kugeza ubwo navuga ngo
biba nk'igitero kuri leta z'ubumwe za Amerika. FBI, ATF baza gufata gahunda yo gutera kuri urwo rusengero. Bagezeho bagasanga ahubwo Jama ntabwo yabaga ari mu rusengero gusa, ahubwo yakoraga no kugira ngo bya bindi rusengero akanazana intwaro mu rusengero. Biza kuba ikibazo, Amerika ibona ko ari ikibazo. Byaje kurangira, muze gusoma iyo nkuru, byaje kurangira abantu bagera muri 80 bari mu rusengero. Baraza FBI iri hanze, ATF iri hanze, abantu bose kuvuga ati noneho musoke mu rusengero kuko uwo muntu turamushaka. Uvuga ati ntabwo dusoka, David Koreshi ni Yesu wacu, ntabwo dutandukana nawe. Biza kurangira David Koreshi abonye ko diro yamurangiranye, atwika urusengero, abantu bose barapfa bapfana nawe. We yanze gupfa ari gushya arirasa kuko arafite imbunda mu rusengero. Saho ngaho gusa, tujye muri Kenya. Hari umupasiteri wabwiye abantu ati tujye kwiyiriza, ati noneho buri wese agurisha ishyamba, agurisha imirima n'ibiki kugira ngo Yesu azadusange nta kintu dufite. Bite tugena abantu bakagurisha amasambu bro, bakagurisha imirima, bakagurisha amazu, ngo kugira ngo bajye kwiyiriza. Uwo pasiteri ntabwo yiyirizaga. Biza kurangira abantu bagera muri ngira ngo bagiye batawura hafi 200. Yagiye n'uwango yababwiye ngo mujye kwiyiriza, we ntabwo hari, mukagena mukiyiriza ngo noneho ngo mwiyirize kugira ngo mupfe ngo muite musanga Yesu. Abantu bakabona niyo nzira yo kugira, kubera ko ufatirana n'abantu mu gihe bari mu bibazo. So niyo mpamvu usanga rero izi gospel news cyangwa se ibintu byo kuvuga ngo ku bakozi b'Imana, ugasanga umuntu umuvuzeho avuze bibi cyane. Ugize gute? Avuze bibi cyane. Ibi mbivugiye iki? Mu minsi ishize ngira ngo ni kuwa gatanu cyangwa kuwa gatanu, umuntu witwa Dr. Apotre Paul Gitwaza wa Zion Temple agiye ahantu mu rusengero, aravuze ati ibyo ari byose abantu baba rasta, abantu bameze gutyo, bambara abakobwa bambara amapantaro bagiye ku gatuti n'iki, atabona abakozi ba Satani. While abantu bose abo yita ngo n'abakozi ba Satani. Ngiye nakoze kwa Gitwaza, nakoze muri Authentic. Ntago nari umukristo we, ariko nabonaga uko ibintu bikorwa. Yari afite umudamu witwa ngo ni wamusemuriraga ngira ngo abantu bose baramuzi. Uwo mudamu ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo yambara amapantaro, ntabwo ipantaro ari zo kuvuga ngo umuntu ngo ni umupagani, ariko amaze kubivuga abantu bose basavuga apotre. Noneho umuzambwire aba bantu tuvuga ngo apotre, ngira ngo muri buki iminsi arafitanye ibibazo n'abantu bo mu ikanisa ye, bavuga bati ikanisa tugiye kubamvuna ingoma, ikanisa tugiye hari amasezerano twagiranye. Icyo gihe murabyibukana ko bikoze ikiganiro. Dr. byasanzwe ko yari yaraguze urusengero rwa miliyari 8 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kanavuga ngo ni icyicaro agiye kugishyira gikore mu Gatenga kijyane muri Amerika. Ndetse aza kuvuga ko hari abapasiteri bo muri Amerika bagiye bamugira inama n'iki. So abo ngaho bivuga ngo ni ahantu yemera anizera ko icyicaro cya Zion Temple cyaba. Abo ngabo muze kureba udututi twaho, muze kureba abapasiteri benshi bari famous bambara amapantaro. Turebe uyu munsi tuvuge muri East Africa, umuntu navuga ngo ubayoboje inkoni y'icyuma mu ndirimbo zo guhimbaza no kuramya no guhimbaza Imana, ni Israel Mbonyi. Abantu bambakinga yari ku gatuti, nari kuri recordinga zira ndirimbo, abakobwa bose bambaye amapantaro. So bishatse kuvuga ngo wabushatse kuvuga ngo ipantaro umuntu yambara ntabwo ari gutanga ubutumwa bwiza. While hari abantu benshi bakurikira abakozi b'Imana, bakurikira indirimbo z'aba bahanzi kandi bagakira bakagira gute. Nakoze ikiganiro mvugana n'umudamu umwe uba muri ngira ngo aba muri Netherlands, Swiss Netherlands, hagati aho ngaho. Umudamu arambwira ati ngewe ati bura nagiye nafijwe ko indirimbo za Israel Mbonyi, nagize gute. Uwo mudamu cyakora nza no kumrecordinga, mbona abantu babikwirakwije. Umudamu ntiyanabikunda, ikiganiro nza kugiseba, ariko ni ukushaka kukwereka buryo ki abantu hano hanze bagiye bafashwa n'indirimbo z'aba bahanzi tuvuga ngo ntabwo bameze neza, ati nabaki ngo ntabwo ati n'abantu badakorera Imana, batagira gute. While uzasanga n'ubundi abatwita ngo ni Rastafarians, abo bantu twita ngo n'abarasta yameza, abantu twita ngo n'abarasta
bro usanga nta bantu erega ngewe icyo ntekereza tuvuga ukuvuga ngo ijambo ry'Imana cyangwa gukorera Imana ntabwo ari kuvuga ngo nukuza nkakubwira nkagira gute kora ko uyu apotre Gitwaza hagiye humvikana nubwo iki ntatinda kukivugaho ni umuhanga mu bijyanye no kwigisha uramutse umpamagaye kwambira ati nzanira umuntu uzi kwigisha ijambo ry'Imana mu Rwanda Gitwaza Rutayisire abo bantu babiri ntawe bahiga Gitwaza impamvu nuko yarasomye ni docteur ntabwo ari docteur byo kwiyita ni docteur nyine yarasomye muri theology niki afata navuga ngo ibijyanye n'ibihe akabihuza n'ijambo ry'Imana akaguhanurira akakubwira ukumva ni sawa kabisa umuntu witwa Rutayisire ni umuntu ukubwira ibyanditswe akakubwira ntabwo ahanura ariko akubwira ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana niyo mpamvu ari abagabo babiri nemera mu kwigisha ijambo ry'Imana ariko Gitwaza nubwo yigisha abantu benshi hari abantu benshi ngira ngo abantu benshi bagiye bamuca mu biganza yagiye afasha abantu benshi nawe muntu ugira itorero ushobora guha akazi umuntu utari umukristo we ko nakoragayo nge ntabwo nari nsegera muri ADPR ariko nakoragayo ariko muri ADPR yacu ntabwo bashobora guhakaza umuntu muri Zion ntibakaza umuntu muri Catholic ntibakaza so hari abantu benshi bahisa bakoragayo banemo bakoragayo batari abantu bo muri Zion so bivuga ngo hari ikintu nyine agira afite maturity muri we nyine n'umuntu mukuru mu bijyanye n'ijambo ariko nanone ntabwo mwibuka story y'umuntu wagiye mu rusengero rwe agatura imodoka umugabo akava muri Nigeria akaza yagera hara mu Gatenga akavuga ati ngewe umudamu wanjye yatuye imodoka hano mwamubwiye ngo Imana igiye kunkorera ibitangaza uwo muntu yari umusirikare iyo story abantu barayizi akavuga ati ngewe nimutama imodoka yanjye harapfa umuntu hano ubundi bakafata carte jaune bakayijyana bagahindura amazina bakayisubiza ku mugabo we kubw'amahirwe iyo modoka ntabwo bari bayigurishije none se tuvugisha ukuri koko ubwo bwari ubuhanuzi bw'Imana Imana yaguye ngo tanga imodoka tura imodoka ibyo ngibyo uretse ko byari byabaye mbere bikaba kera byaje kongera kuba muri za 2000 ngira ngo na 18 kubw'aba Rugagi abwira abantu ati mu ntere amafaranga Rugagi abwira abantu ati umuntu ushaka etage na turi 500 ushaka Range Rover na ture miliyoni 3 ushanga ibyo ngibyo nyuma yuko His Excellency abibujije akabica akabona ka video k'abantu bari kuvuga ngo mu ntera amafaranga agahita avuga ati aba bantu bakwiye kujya kubibazwa bagahita bafata Barugagi n'abandi bagira guhanuza bakabafunga 2018 bagasohoka bahita bose bacika umwe akajya muri Canada ngira ngo n'abandi bagiye muri Amerika nyuma yaho witwa Bosco muri witaga Fire ubu ngubu ejo bundi ngira ngo umwaka ushize 2023 agasohoka ku bantu bakora Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yaragiye icyo gihe ari pastor so bivuga ngo hari igihe abantu babikora mu buryo bwo gushaka amafaranga ni nayo ni angle umuntu ushobora gutekereza kuri Gitwaza so ntabwo ari ngo ni umukristo niyo mpamvu umuntu kuvuza ngo nabugiye mbona abadamu bamugwiza bavuze kuri Gitwaza reka dati mwakoze ahantu hadakorwa nyuma yuko aba umukozi w'Imana fende fa wari umuntu so ntabwo mvuze ngo Gitwaza ntabwo yerekwa arerekwa aranigisha pe ariko kuvuga ngo umuntu wambara ipantaro agiye ku gatutu umukobwa cyangwa umumama ngo ni umukozi wa Satani kira kintu ntabwo nagikunze aba bantu tuvuga ngo ni ba figure izi figure wavuga ngo zikomeye cyane abantu badakoraho batagira gute zirimo umuntu witwa Gitwaza nyine akaza umuntu witwa Apotre Masasu akaza umuntu witwa Apotre MIGNONE umuntu ntigeze numva muri skendo ni umuntu witwa Apotre Masasu ni nayo mpamvu ntigeze mukora ikiganiro ariko umuntu witwa Apotre MIGNONE ajya muri Uganda agafata n'umuntu witwa Pastor Kalanja Robert Kayanja nushaka umwandike kuri Google uraza gusanga mu gihugu cya Uganda afite ibirego byagiye bamujyana mu ntuze mu nkiko kubera gusambanya abana b'abahungu hari umuhungu wigeze atanga ubuhamya aravuga ati ngewe Kayanja yaje kwigisha ahantu twabaga muri quartier noneho nyine ko kuri abo bakoze ibiterane arampamagara njyayo aranzamura ngira umuyobozi wa korali aranzamura anshyira ku gatuta aranzamura mbu umuntu ucunga amafaranga aranzamura biza kugeraho none igihe naze njya guhembwa nkinjira muri office Kayanja akambira ngo arashaka ko tukaryamana ibyo ngibyo byagiye bigira ariko Kayanja kubera ko kwa kundi umuntu aba afite imbaraga kuko ari umuntu uri figure ikomeye Kayanja ntabwo yigeze afungwa Kayanja nguwo uyu munsi n'ufatanya gatoki n'umuntu witwa Apotre MIGNONE
Apotre Mignone ibyo ntabizi. Ayo mavuta ari amavuta basuka yo kwimika abantu Kayanja nawe yamusutseho. Apotre Mignone umunsi ajya kwa Kayanja ngira ngo mwigize mubona muraza kubona kuri Instagram ye hari umumama ku mafoto yashyizeho ageze muri Uganda. Hari umumama wanditse text ndende aravuga ati wowe ibintu uri gukora ati Imana izabikubaza ati ibyo mugira mu bwisho. Text ndende bivuga ngo uwo muntu bigaragara nkaho bari baziranye. Nakoze ikiganiro abantu baranduka bagira gute ati wavuze kuri Mignone while ibintu navuze usanga sometime ari ibintu bibyo. Baravuga ngo imbuto just niba umuntu twebwe tuzi ko umuntu niba umuntu ibyari byo byose ari yamana n'abahungu n'umuntu aba mu muryango wa LGBTQ, then akaba ari mentor wawe, akaba ari umuntu uvuga uti ibyari byo byose uyu nguyu araje dukorane niwe muntu nshaka azamura icaci yanjye n'umuntu bivuga ngo nawe tukubona muri yo angle niba ushobora kuvuga ngo umuntu unyespira ni Afluka unaberetse amavideo ye ni umupasiteri w'umukongomani ariko ngira ngo yakuriye anarerwa muri South Africa. Ubu ngubu ni umuntu famous akora ibiterana muri za US amavenue abayuze wagira ngo ni umuhanzi ariko fendefe wajya kureba aho ibyo bintu byose bituruka ugasanga Afluka ateye ubwoba. Nabonye ubuhamya bw'umuntu hari skendo yigeze iba ya Afluka wari kuvuga ngo yazuye umuntu ariko baza gusanga ni script script ni ibintu bapanze bagenda berekana amafacts y'ukuntu ibyo bintu atari byo none nyuma za kubona ubuhamya bw'umuntu w'umutipe ari kuvuga ati yewe nakoreye Afluka w'imyaka 5 ariko Afluka iyo twagiye ahantu cyane muri venue zo hanze tari mu rusengero muri venue zo hanze byanga bikunda agomba gupfa abantu babiri byanga bikunda. Ikindi umuntu wese waje muri Congress waje kwitabira ibiterana bya Afluka ataha yumva wagira ngo yiri warwana mbese wagira ngo ameze gute. Ibyo ngivyo bihuraza naba bahanzi n'ubundi tuya twumva ba muri za Freemason bajya mu bitaramo ugasanga abantu batashye bavunaguritse. Ibyo muzabyumva kuzi za stories z'abantu nka ba Diamond ko umuntu wese wagiye muri concert ataha yumva mu mubiri we hari ikintu cyahindutse wagira ngo yarwanye wagira ngo bamwonse wagira ngo byagenze gute. While ababizi ibyo I'm not sure ababizi bakavuga ko abo ari ibintu baba yaratanze kavuga ati ibyo byose ngiye muri concert muzajya muza munywe abantu amaraso. No mpamvu usanga muri zo concert ariko ibintu bigenda the same kuri Afluka. Noneho ugasanga rero abo bakozi b'Imana babiri ndi kukubwira tubafata nk'abantu bari figure ariko nanone ibyo bavuze tubifate nk'ijambo ry'Imana. Ni uzasanga bita bikugara kuri ya nkuru ya mbere nakubwiye ugasanga umuntu atuyobora mu buryo buri buhumyi umuntu ntashobora gutekereza nubwo ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi kandi butavangirwa muri Bibiliya ariko ntabwo rivuga ngo kanaka ko avuze bigomba kugira gute nawe n'umuntu ashobora kuvangirwa ashobora kwibeshya ashobora kugira gute. So rero navuga nti ibintu twavuze ngo twimutse by'abakozi b'Imana ati papa bishop ati kanaka ntabwo ashobora gukosa nawe arakosa aho igihe kigeze no kuvuga ngo niba umuntu ari kuvuga ngo ngewe ndashaka gukurikira kanaka mukurikire yego nibyo ariko nanone ntumukurikire buhumye. Nitoro twatuzi ngo abantu bavuga ngo ni ry'abarokore ngo bagira gute ADPR nayo isigaye abantu bira mikororombye basigaye binjiramo nkanzwe muri ari amatorero. Ikindi iyo umuntu amaze kugera hejuru niyo mpamvu n'abantu batinya kubavugaho. Iyo umuntu amaje kugera hejuru hari ibintu bitatu biba muri iyi si. Iyo ufite power, ndavuga power mu buryo buri politics uri umuyobozi kwa iyo niyo power, then iyo ufite amafaranga ibyo bintu bibiri uburi hejuru. Niyo mpamvu usanga umuntu witwa Gitwaza ajya mu mitsi n'abana bagenzi be ba Apotre Ngoma ba bishop bajya ku rusengero rwe leta ikohereza polisi kavuga ati mugende mukumira abo bantu kubera ko bishop Apotre Gitwaza ntabwo bakeneye kumva kuri side yindi, ntabwo bakeneye kumva side ya bavuze Ngoma cyangwa iki. No, ntabwo just umuntu tuzi ni Gitwaza, then ibyo mwasinyanye ni sawa ariko reka dukura abantu hari the same way no kuri Apotre Mignone ntabwo ushobora kumuvuga ngo ibintu bigire ko Apotre Mignone na muntu wa mbere ngira ngo nta nundi muntu bishop byari byabaho wa hostinze muri messe yiwe agahostinga first lady. Nta wundi muntu uragira iyo ntuza, nta wundi muntu uragira ko gahigo. N'abagitwaza bamaze imyaka reka da
nta muntu hostinga high excellency. So bivuga ngo bara abantu bafite power, ariko nanone ntabwo bivuga ngo ntawo arabaje bashobora kugira gute. Ntabwo bivuga ngo dukritika kora ko fendefe uzasanga abantu niba ibintu biba muri Amerika nk'igihugu tuvuga ngo kiri powerful, bikaba muri Kenya nk'igihugu tuvuga ngo kiri powerful muri East Africa, and then ni gute se abantu badashaka kuvuga ati noneho gira gutya, ngira ngo mwigize mwumva skendo yabaye mu Burasirazuba mu gihe cya mituweli, bakabwira abantu abapastor bakabwira abantu ati oya ni mu badeve byabaye, ngira ngo ati mituweli oya, ati none so urafata mituweli, ati ibyo ni ibintu byazanywe ni kuzimu niki. While abakristo ari kubwira ari kubabwira ngo ntibafate ngo ibyo byavuye kuzimu, kandi ubwo ahubwo ari bwo ari kubica. None se umuntu akubwiye ngo ntuzivuze, ubu si byo ni ijambo ry'Imana kubwira ngo ntuzivuze. Nese leta muzi imbaraga yakoresheje kugira ngo bumvisha abo bantu ko bagomba gufata mituweli, bumvisha abantu kugira ngo ufate wishyura bitatu ufate mituweli, byasabye leta imbaraga nyinshi, kandi nta kindi abantu bari bakoze nuko gusa pastor yagiye imbere gusa akavuga ngo ibintu bya mituweli byavuye kuzimu. Simple as that. Abaturage bagahita babyumva buhumye, ntabwo bakeneye kumva gitivaho grati bitatu apana, hagati ngewe nda oya muzandike mfe, ntabwo nshaka kwivuriza kuri mituweli, kubera ko ni bya bindi nuvuga ngo abantu kuri iyi si twumva ko umuntu utubwira ibintu by'ijambo ry'Imana uzasanga n'abantu bose fendefe niyo umuntu yakora ibyaha gute, ariko uzasanga gastati yashyizeho akaririmbo k'Imana, yashyizeho agakoti k'Imana, yashyizeho akantu kavuga ibintu by'Imana, kubera ko twumva ko mu ijambo ry'Imana ariho guhumurizwa kuri, ariho umuntu ushaka mu rwango ngo umuntu ushaka kugukutira mu cyico akubwira ijambo ry'Imana. Uzasanga cyane cyane abadamu bagira gute, abadamu navuga ngo nibo bakurikira mu buryo butabanje gutekereza cyane, bakurikira baravuga ngo umudamu wakurikiye umuhanuzi cyangwa umupfumu uwo ntabwo ashobora kugirwa inama. Niyo mpamvu uzasanga n'abantu bahura n'ibyo bibazo, twarwiwe amafaranga yaratubwiye azaduhanurira, ni abadamu, kako bagira nyine roho yoroshye guhita bizera ati bigiye kugenda gutya. Usanga rero babakozi b'Imana nabo batureba muri za ntege nke, dukeneye kumva iby'ijambo ry'Imana. Uyu munsi abantu bafite ibibazo byinshi, abantu bararemerewe, so arakubwira ati rero biragenda none wa muntu ukubwira guhumuriza akubwira ati ihangane bigiye kugenda gutya, then akagaruka akubwira ati rero Imana yambwiye ngo ntukoreshe mituweli, Imana yambwiye ngo kanaka ntagire gute, Imana yambwiye ngo urarwaye ariko warozwe na kanaka, uzamwizera noneho yaguha akamenyetso kamwe gusa ugahita uvuga ati umuhanuzi n'uyu nguyu. Ariko ntabwo ari byiza gukurikira abantu buhumyi, kuko abakozi b'Imana nabo bagira navuga ngo intege nke, bagira kuvangirwa, nabo ni abantu dukurikire yego, ariko nanone ntugakwike kuko nawe ni umuntu. So abakozi b'Imana rero navuze ati uyu munsi ndavuga kuri Bishop kuri Apotre Gitwaza ndetse na Apotre MIGNONE. Ibi bintu ntabwo tukomeje tubigenderaho gutyo kuko nabibonye. Umuntu yavuga akavuga ati kuri side imeze gutya abantu bagiye kugira gute, tuzasanga natwe turi kujya mu nzira nk'iya Kenya, turi kujya mu nzira nk'iyo nkababwiye ba David Koresh. Musoza rero nabonye abantu batangira kuvuga bati impamvu Gitwaza ari gukora biriya ati ni herezo rye atagiye gupfa. Ntabwo nemeranya n'umuntu uvuga ngo kana kagiye gupfa. Twese niyo nzira, nta muntu iryo nibanga gusa ryisumba byose. Ryonyine niyo muntu uzi ngo kana kazataha uyu munsi wenyine. Ntabwo bivuga ngo kuba yavuze biriya ngo nuko ari mu marembera agiye gupfa. Gitwaza ashobora gupfa uyu munsi, ashobora gupfa ejo, kuko ni umuntu. Ikindi nta ndwara tuzi ngo afite nde yivuga ngo yenda yadimitiwe mu bitaro runaka, juste ni kwa kundi no gushaka public gusa. Ariko nubwo azapfa, ntekereza ko Gitwaza yarakoze ashaka amafaranga, ashaka abantu, ari mu bantu bafite amafaranga. Ni wa muntu ujya gukoresha fundraising bagatura miliyoni 100 mu isaha imwe, agiye kubaka church, agiye kubaka iki. Nawe kuvuga ngo azapfa, agiye gupfa cyangwa azapfa nyine, kuko n'ubundi ari kugenda asatira imyaka uko izuba rirashe, niko tuba tugenda twegera imva. Ariko umuntu witwa Gitwaza ntabwo ntekereza ko nta ndwara arwaye. Nabonye post ivuga ngo Gitwaza yagiye kwa muganga
ngo agezeyo ariko ugasanga abantu bari guhimba story ziraho ngaho Gitwaza nta sezerano nta muntu mbese ibyo ni banga ryisumba byose kuvuga ngo rero ngo umuntu agiye gupfa ibyo ntekiza ko abantu babigira gusa ahubwo ari kubikora mu buryo kwa kundi influencing abantu abwira ati mugire gutya mugire gutya mugire gutya mugire gutya naho ibyo gupfa byo ntagire umuzavuga ngo navuze ku rupfu rwa Gitwaza nta rupfu rwa Gitwaza navuzeho abantu babivuze ngira ngo ni umugabo wo kuri Iron I think nebonye no kuri ihumure ariko umuntu nababanye ariko bivuga nisa nawe yabihakanaga kubera ko ujya ku gatutu kavuga ngo kanaka agiye gupfa niba uri doctor n'ubundi ashaka kuvuga ati ugiye gupfa ngira ngo tuzi umuhungu witwa ni DJ Nde wavuye mu Bwongereza bamubwiye ngo naze kuruhukira mu Rwanda ngapfe kuko ngasigaje ngira ngo iminsi 15 ariko uyu munsi imyaka irashize ngira ngo ishize ari 2 niyo doctor rero yabakubwiye ngo ugiye gupfa ya navuze ati rero ngomba kubwira abantu bakurikira Kame TV Rwanda kuri ibyo ngibyo by'abakozi b'Imana abatwita abakozi b'Imana WhatsApp kuri ibyo ngibyo ndashimiye amazina yanjye kuri Kame nitakanya magambo nyitakabara nkuru of course I'm the number one storyteller in Rwanda.